nongeye kukwakira wowe dukurikiye muri kano kanya ukurikiye Blabber Talk. Iyi ni channel twashyizeho kubera mwebwe kandi tushyiraho kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza, dusangire ijambo rikomeye, ijambo ryigisha, ijambo rifite umumaro kandi ijambo rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu bukagira aho buva naho bugera, bukamugira umumaro, ntabe umuntu uri aho ngaho gutyo gusa, ahubwo akaba umuntu ufite umumaro muri sosiyete. Twabonye ko iyo umuntu ari umuntu udakurikira iby'Imana cyangwa se umugambi w'Imana, Imana yamuremanye, ahinduka inyamaswa muntu. Kandi twabonye ko iyo umuntu akoresha ubwenge nk'uko Imana yabumuhaye, ahinduka umuntu ukoresha logique, akaba ari nawe nyine Imana ishaka muri ubuzima buri mu isi. Undi ni umuntu ukurikira iby'Imana, wa wundi wicara akavuga ati Imana yashyize iki ngiki ku mutima wanjye. Kandi umuntu wiringira Imana, usenga Imana, nubwo hari abantu benshi batumva Imana, batayubaha, batayikurikira, ariko umuntu wumvira Imana, umuntu wumva Imana ituye muri we, yaba ari umukene yaba ari umukire, uko ameze kose, uwo nguwo niwe muntu wa gatatu ufite ubuzima bw'Imana muri we. Uwo ni umuntu Imana rero, ni wa wundi ukubwira ijambo ukavuga uti iri jambo uyu muntu ambwiye ni mugenzi w'Imana. Uyu munsi rero nzinduwe nkanjye umuyobozi wa Blabber Talk, mu rwego rwa Blabber Talk ndetse n'abadukurikira mwese. Hari abantu tugiye gushimira, by'umwihariko abantu bagize uruhare mu kutwigisha, mu kutugezaho ijambo rikomeye, ijambo ryahindura ubuzima bwacu, ijambo ry'umumaro, ijambo rifite agaciro. Ni abantu bakuze, ni abantu bazi ubwenge, ni abantu b'abahanga, ari nabo ngiye gushimira kandi ari nabo mubona nyine imbere yacu kuri screen zacu. Tugiye gushimira abantu 9 mu rwego rw'uko tumaze gutera imbere kandi turi kugenda dutera imbere, bari kugera bidufashamo, badutera iteka kandi turi gukoresha ibyigisho byabo, bigatuma abantu banezerwa, bigatuma mwebwe mwese mudukurikira muza kugira umumaro, muza kuhashima kandi mukahanezererwa. Reka mbabwire ngo kuba tugeze umubare ungana gutya ni umubare utari mutoya, bishatse kuvuga ngo abantu bari kutuganiriza kandi tukanyurwa. Reka nkubwire ngo rero fasha tubashimire bakiriho, tubashimire bagihumeka, tubashimire ari bazima, nibageraho iki kiganiro nikibageraho bazumve ko tubashimiye kandi ko ubutumwa batanga, amagambo meza batanga ari amagambo y'igiciro, ari amagambo y'umumaro mu buzima bw'abayumva ndetse no mu buzima bw'isi yose. Tuje kubashimira rero bakiriho. Kubera iki? Ushobora kuvuga uti kuki dushimira abantu bakiriho? Bisanzwe bimenyerewe ko abantu tubashimira baramaze gupfa cyangwa se barashaje cyangwa se barananiwe batakiri mu buzima, ariko twe tuje kubashimira bakiriho. Kuki tutabaha indabyo? Kuki tutabatera iteka? Tukababwira ko ibyo ijambo batugejejeho rifite umumaro kandi ari igiciro mu buzima bwacu. Ni abantu bakuru bazi ibyo bakora kandi rwose b'inyangamugayo mu buzima bwabo. Aho tugeze uyu munsi tubabona, uyu munsi mpagaze mvuga, ni abantu b'inyangamugayo, ni abantu bagana ku Mana, ni abantu rwose bavugisha ukuri, tubona ko guturutse ku Mana. Mu nyemerero tubatera iteka, tubaha amashyi, Imana ibaha umugisha, tubasabira umugisha kandi Uwiteka abana nabo rwose mu buryo bwose. Harimo abakuze, harimo abatarakura cyane b'ibikwerere ndetse n'amajegeja, abo ngabo turabagombera icyubahiro. Mu nyemerero duhere ku wa mbere na mbere, tubona iburyo hejuru, ibumoso. Reka duhere ku wo tubona ibumoso hejuru, ari we Pasteur Dr Zigirinshuti Michel. Uyu ni umupasiteri watugiriye umumaro, utwigisha ijambo ry'Imana tukanyurwa, tukishima kandi tukanezerwa. Akora ibyigisho bikomeye kandi tugasanga ni ibyigisho rwose bitwungura. Avuga ijambo adaciye ku ruhande, agasobanura ijambo ry'Imana ukumva ririmo n'urwenya rwinshi ariko rw'ukuri ndetse rumeze neza, rwigisha umuntu akavuga ati ndahindutse pe. Uyu pasiteri Zigirinshuti, aho uri hose, aho wicaye cyangwa se aho uryamye uri kutwumva cyangwa aho uhagaze, ushobora kuba uri mu modoka, wumve ko tuguteye iteka, turagushimiye cyane. Uwiteka Imana ukorera aguha umugisha kandi akugirire neza, akuzigame, akutuzigamire. Ijambo twigisha riradufasha, riduteza imbere kandi riratwungura muri urugendo turimo rujya mu ijuru. Turi abantu batandukanye kandi bakunda Imana. Icyubahiro rwose Uwiteka yaguhaye, Imana ikomeze kigushyikirize, igushyigikire kandi guha amavuta menshi, guha umwuka mwinshi aho ukura utanga
Imana ikongerere igukubire inshuro nyinshi. Dukurikizeho uwo wegeranye ni Pastor Masumbuko Josue, n'umugabo wabaye mu buyobozi bwa ADEPR, ni umupasitoro ukuze ufite abana bakuru, ufite umuryango. Turamugomba icyubahiro, turamushimiye cyane. Tureka tukubwire ngo Pastor Josue, aho uri hose Masumbuko, ijambo ryawe riratwigisha, uvuga ubuhamya bukomeye, aho wavuze ko uko wabanye na papa wawe, uko waje kumubara ibyo yari yagukoreye, ndetse n'ibyiza yagukoresheje, Imana ikakuzana ikakugeza mu gihugu cy'u Rwanda, yakugiriye neza. Imana iguha umugisha cyane. Ijambo tugezaho ni ijambo ry'umugisha, ni ijambo ry'igiciro, turaryubaha kandi rwose ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rifite uburemere, ni ijambo ry'igiciro, ni ijambo rifite ubuzima, ni ijambo umuntu yumva akavuga ati nciye bugufi, akavuga ati ndihannye. Turagushimiye cyane rero Pastor Masumbuko Josue, Imana yaguhamagaye iguha imbaraga, iguha imigisha. Tugushimiye ukiriho kandi Imana ikomeze kongera ubuzima. Aho uvuga ijambo hose, abagutega amatwi bose bagiye bataha bishimye kandi banyuzwe kubw'imbaraga Imana yaguhaye. Tugeze ku mukozi w'Imana Pastor Hortense Mazimpaka, ni umupasiteri mwiza cyane, ni umupasiteri uri dedicated, witangiye kuvuga ubutumwa bwiza. Afite amasengesho asenga ya buri gitondo, isengesho rikamara umwanya ushobora kugera ku isaha yose. Ngewe kubw'umwihariko nkunda kumva ibiganiro bye, ngomba kumva amasengesho ye iyo ndi ku kazi ngenda, kuko ngomba gukora urugendo rurerure. Ni ijambo, ni isengesho riba riri mu butumwa bwiza, ni isengesho rya mu gitondo. Akenshi ndaryumva nkajya kugera ku kazi numva nuzuye imbaraga, nuzuye ibyishimo, nuzuye umunezero. Pastor Hortense, aho uri hose Uwiteka kuzigame, Uwiteka guha umugisha. Turakuvugaho ibyiza kuko nibyo twakumvanye, turakuvugaho iby'umugisha kuko nibyo twakubonanye. Imana yaguhamagaye, Imana igukomeze, Imana igukingire, Imana iguha imigisha myinshi. Turagushimiye, tuguhaye iteka, tuguhaye amashimwe, tuguhaye indabyo zawe. Uwiteka kugire neza, Uwiteka guha umugisha. Kandi amasengesho dusengera, amasengesho usenga, ibyigisho utanga kandi watanze hano kuri iyi channel twanyujijeho, ni iby'umumaro, ni iby'igiciro, byaribwe n'abantu benshi. Imana iguha umugisha utagabanyije. Tuguhaye ikaze rero kandi turagushimiye ukiriho, uyumvemo ikaze. Imana iguha umugisha kandi wumve uguwe neza, kuko abagukurikira turakumva kandi turanezerwa. Dukurikijeho uwo wegeranye azwi nka Evangeliste Emmanuel, ariko ashobora kuba yabaye pasiteri, birashoboka. Twagiye tunyuzaho rero ibyigisho bye, twanyujeho ibyigisho bye bibiri, aho avuga ibyerekeranye no kubaha Imana ndetse no kugira abana bubaha Imana, tukabatoza kubaha Imana. Ibyigisho byadufashije. Turagushimiye kubw'ibyo wakoze, kubw'ijambo ryakunyuzemo, kubw'uko Imana yagukoresheje. Umaze kugenda ibihugu birenga 40-50 ku isi yose ugenda uvuga ubutumwa bwiza. Biragaragara ko Imana yaguhamagaye kandi yaguhamagariye umurimo ukomeye. Ni umurimo w'igiciro rero. Imana iguhe iteka, Imana iguhe umugisha, umuryango wawe, mu mibereho yawe. Turashima ijambo ryawe ryatugezeho, ijambo ry'Imana ryanyuze muri wowe rikatugeraho. Imana iguhe umugisha utagabanyije, wowe n'umuryango wawe, muri byose ukora, kandi urushaho kukwagura, yagura imbago zawe, utere imbere cyane, ugere muri byinshi. Tugeze ku muvugabutumwa wundi uri mu kaboko navuga k'iburyo, ari hagana hejuru uhera. Ni umuvugabutumwa twakiriye imvugo ye, twakiriye intashyo ye, twakiriye ubutumwa bwiza yatugejejeho. Ni ubutumwa bwiza bufite umumaro, ubutumwa bwiza bw'umugisha, ubutumwa bwiza bufite uburemere bukomeye. Yaduhaye ubuhamya, atubwira ukuntu bakennye akagera ubwo yambara ikanzu kandi ari umuhungu, kugeza ubwo bose bamwibazagaho bakavuga batese uyu nguyu bitebye, ariko bwari ubushake bw'Imana. Imana yari ifite ibyo yashaka kumunyuzamo, Imana yari ifite ibyo yashaka kumwigisha, Imana kandi yari ifite ibyo yateganyaga kugira ngo tuzabyigireho natwe bitugire umumaro mu buzima bwacu. Turamushimiye rero kubw'ibyo yakoze, kubw'uko Imana yamukoresheje. Ni Evangeliste Singirankabo,
yakoze igikorwa gikomeye cyo kutubwiriza ubutumwa ndetse no kutubwira ubuhamya bwe, hanyuma turishima turanezerwa kuko ni ubuhamya bukomeye. Yatangiye kera baturuka mu gice cy'iburengerazuba ko ariho akomoka, aza kuzagera i Kigali, Imana imutera iteka, ubu ni pasitoro ndetse abwiriza ubutumwa hirya no hino. Ni umuntu ukomeye, ni umuntu ufite umuryango, kandi ijambo ryawe pasiteri ritugirira umumaro kandi ritwageza imbere mu buryo bw'umwuka. Imana igushyigikire rero, Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe, Imana irusheho kukwagura kandi irusheho kugukomeza cyane. Twongeye kugaruka ibumoso bwacu n'ubundi tugeze ahagana hasi, tugeze kuri Evangeliste Kampayana Jean de Dieu. Jean de Dieu Kampayana nawe twamugira umugisha, yaduhaye icyigisho gikomeye cyane, icyigisho kivuga ko mu gihe ubonye umwanya wo kuvuga jya uvuga icyiza, mu gihe ubonye umwanya wo gutekereza jya utekereza icyiza, nujya gukora ukora icyiza, nujya kugambira ugambirire icyiza. Arongera avuga ngo dukure ibishimwa mu bigawa. Igihe cyose opportunity ibonetse dukora ikintu gishobora kugira umumaro abatwumva, abatureba ndetse natwe abatugira umumaro. Jean de Dieu rero turagushimiye cyane we n'umuryango wawe aho utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watugira umumaro, tuguhaye ikaze, tuguhaye iteka, tuguteye iteka, turagushimiye ukiriho. Imana irushaho kukwagura, ibyo ukora kuri social media turabibona, uvuga ubutumwa, ukamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukamamaza ubwami bw'Imana. Imana iguha umugisha ukiriho, tugusaba uwo mugisha. Imana irushaho kukwamamaza, Imana irushaho kukwagura, Imana irushaho kugukomeza, aho wavuze ubutumwa hose bujye bugira impact, bugire umumaro, waguke rwose mu buryo bukomeye. Imana igushyigikire mu kazi mu buryo bwose. Umva turagushimiye, Uwiteka guha umugisha mu byo ubasha gukora ndetse no mu byo ugambira gukora. Dukurikijeho umukozi w'Imana Rutayisire, Dr Pastor Rutayisire, ari mu zabukuru ariko n'ubundi aracyabwiriza ubutumwa bwiza. Yagiye agira uruhare rukomeye mu kuvuga ko Imana igira principe, atari gupfa gusenga gusa, ahubwo ari gusengesha umwuka iteka. Tugasengera mu mwuka kandi tukumvira Imana, kuko tukagendera mu mahame y'Imana atari gutera waraza. Atubwiye uburyo gukurikira Imana ari ibintu bigomba kwigwa kandi buri wese akanabyitoza. Watwigishije uburyo kubana n'imiryango yacu, kubana n'abagabo n'abagore, uburyo tugomba kubiha agaciro kandi tukabibyaza umumaro. Watwigishije uburyo tugomba kubikoramo, uburyo tugomba kumvira abo tubana, tukabana neza n'abo tubana. Imana iguha umugisha, uburyo wigisha ingo, uburyo uhamagara aba influencers, social media influencers ndetse n'abandi b'ibyamamare. Twagiye tubona uhamagara ba Mani Martin, ugahamagara abahanzi batandukanye, ukabicaza mu biro, ukabagira inama, ukabasengera, ukabagarura, ndetse bagiye ugarura n'abantu b'abapasiteri bagiye ubona bagacika mu nsengero, bagatangira gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Wagiye ubikora kandi ubikora neza. Tugusabiye umugisha, tuguhaye indabyo zawe. Uwiteka gushyigikire, Uwiteka abana nawe kandi Uwiteka aguha ibyiza, aguha ibyiza ukiriho, aguha ibyiza bifite umumaro kandi aguha ibyiza bibasha kukunezeza wowe n'umuryango wawe. Ukuri mu kiruhuko cy'izabukuru wumve ukomeye kandi Imana rwose irushaho kugushyigikira cyane. Nicyo tukwifuriza. Dukeneye ko wajya utwigisha kenshi, ukajya uduha ijambo ry'Imana, kuko riratunezeza, riratwubaka, tugakomera, tukabona ubuzima buri muri twebwe, tukabona ubuzima Imana yashyize muri twebwe, tugakomera, tukaba bazima. Tugiye ku wundi Reverend Pasteur mu nguni, dusimbutse umwe wo hagati, tugiye ku wundi uhera iburyo hagana hasi, uri munsi neza ya Evangeliste cyangwa se Pasteur Kwizera Emmanuel. Uwo nguwo akaba ari Reverend Rwibasira Vincent. Rwibasira Vincent ni umubyeyi ukuze, ufite inararibonye, ufite byinshi yabonye, ufite ukuri kwinshi, ufite urugendo rujya mu ijoro mu mutima we, kandi rwose wigisha ijambo ry'Imana
akaryigisha adaciye ku ruhande, akaryigisha mu bwenge bwinshi, akaryigisha mu mbaraga ze, kandi akaryigisha mu bushobozi bwose Imana yamuhaye. Nawe tumusabiye umugisha. Yatwigishije icyigisho gikomeye kivuga ko tugomba kubana n'Imana ubudasiba, tukabana n'Imana mu bibaho byose, tukabana n'Imana tukuzura umwuka wera kugeza ubwo tuzajya mu ijuru. Ni amagambo akomeye yatwigishije, kuko ni amagambo yadukoze ku mutima. Hari nawe yatubwiye ngo uyu munsi adutumweho n'Imana kandi agiye kutubwira icyo Imana imubwiye. Yatubwiye ko abantu batumwa n'Imana kenshi ngo tubatera amabuye tukabita abasazi, ariko aratubwira ngo aje kutubwira ko umujinya w'Imana uzasandara mu isi. Yabivuze adaciye ku ruhande, abivuga mu buremere bwabyo, abivuga atugira inama, aduhugura kandi atwigisha, atubwira ko tugomba guhunga umujinya w'Imana uzatera. Ni ibintu rero biba bifite agaciro kandi bifite umumaro kumva umusaza w'inararibonye atubwira iby'Imana dukeneyeho, atubwira iby'Imana dushakaho, kugira ngo twebwe abakiri mu nzira tumukurikire, dukurikire amagambo y'Imana, kandi rwose amagambo y'Imana atwigisha. Tugeze rero ku wo dusorezaho ariko atari uwa nyuma, uri hagati ya Pasteur Dr Rutayisire Antoine ndetse na Reverend Rwasera Vincent, nanone akaba ari hasi imbere ya Pasteur Hortense Mazimpaka. Uwo ninde? Uwo ni umuyobozi wa Brabatalk. Nawe tumuhaye iteka, tumuteye iteka. Imana imuha umugisha ku bw'iki gitekerezo cyo kuzana Brabatalk nk'uko mubibona uyu munsi, kuba muyumva, kuba muyitega amatwi, kuba iriho yo operatinga, kubikora. Niwe uhuza ibikorwa byayo, niwe muyobozi wayo, niwe wayishinze kandi niwe uyireberera, niwe uzana abo bavugabutumwa bose ubona hirya no hino, niwe uzana abantu batuganiriza hirya no hino. Uyu we ntabwo ari pasitoro, nta nubwo ari revera, nta yindi titire afite mu byerekeranye n'Imana. Ni umukristo usanzwe, ni umuyoboke w'Imana, ni umwigishwa w'Imana, akaba umusosiyologe mu buzima busanzwe bwa kariyeri, akaba akora kandi kazi gasanzwe k'ubuzima busanzwe, akorera ibigo bitandukanye hirya no hino. Akaba yaragize umuhati wo kuvuga ngo niki yakoreye Imana gishobora gutuma abantu byibura nubwo yaba umuntu umwe abasha gukizwa. Nyuma yo kwakira agakiza yemereye Imana ko azayikorera, ariko asanga ntabwo ari pasitoro, ntabwo ari umuntu w'intyoza cyane, ntabwo ari umuntu uhambaye, ntabwo ari umuntu w'intiti irenze abandi, ariko aravuga ati nubwo atazi gushyomoka, nubwo atari umuhanga, reka agire icyo akora. Agira igitekerezo cyo gushinga urubuga nk'uru, urubuga ruri sociologique, urubuga rw'inararibonye, urubuga rusesengura ibibazo byugarije muntu nk'umusosiyologe, kandi akabafasha kubisesengura no kubyumva, ndetse akabayobora no mu nzira ibasha kubafasha kubona inzira zo kubishakira ibisubizo. Ntabwo ari ukuvuga ibibazo gusa, ahubwo akazana n'uburyo bwo kubona inzira yo gushakira ibyo bibazo ibisubizo. Turamushimiye cyane rero aho aherereye hose, mu kazi kakora, mu mbaraga ze, mu muryango we, ndetse Imana imutera iteka muri byose. Uko twavuze rero twatangiye tubivuga, dushimiye abakozi b'Imana cyane. Abangaba bahagarariye abanyuze kuri Brabatalk bose, abagize icyo bavuga, abagize ubutumwa baduha, abaduhaye interview tutabareba, abadusengeye, abakoze subscribe bose, abo bose turabashimiye. Abo bose barabahagarariye, nibo twahisemo kujya ngo bahagararire, hanyuma Imana ibahe umugisha. Buri muntu wese wakoze subscribe kuri runo rubuga turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kubana natwe. Niba nawe bishimye kandi bishatse akaba ari gucyumva uru rubuga, akaba aricyo kiganiro cya mbere wumvishe, kora subscribe tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ni ibiganiro hano ntabwo tujya tuganira abantu, ntabwo tujya tuganira kuri events, tuganira ku bitekerezo. Igitekerezo ni ikihe, tukazana ikibazo cyugarije umuryango wa muntu, tukagisesengura, tukagishakira ubusobanuro, hanyuma tugafasha abantu bose batwumva kucyumva no kujya mu nzira yo kugishakira igisubizo mu buryo bwacu, tuvuze ngo nk'uko Imana yabivuze mu rwacu ruhande, tugira umuhate, tugira ishyaka ryo kubana n'abantu bose amahoro, tudaciye inyuma, tudaciye ku ruhande,
ahubwo dushaka umubano mwiza n'abantu bose. Imana ibahe umugisha rero, mwebwe mwese mwakoze subscribe, nawe utarayikora wayikora kugira ngo tujye tubana n'iby'igiciro. Turagushimiye kandi niba wiyemeje kuyikora, Imana iguha umugisha. Dushimiye abaduhaye like, dushimiye abakoze comment bose, dushimiye abagira icyo batubwira, abadusengera tutabizi, dushimiye abanyura inbox bakatwandikira, bakatubwira ubuhamya bwabo, bakatubwira icyo twaganiraho, bakatubwira icyo twavuga. Imana ibahe umugisha mwese. Nawe urebye Braba Talk nubwo bwaba ari bwo bwa mbere cyangwa se aribwo ukitwumva, Imana iguha umugisha. Ujye ukomeza kubana natwe kandi ujye nawe uduha igitekerezo, wandike muri comment utubwire uti muzavuge ku kintu kiniki, muzavuge kuri topic n'iyi, hanyuma tuyiganire, tuyisesengure kugira ngo itugirire umumaro. Reka nsoze nkubwira ngo uyu nguyu turangirije wenyine rero, uri hagati sociologue kuri Braba Talk, niwe ukunze kuvuga ngo mugire impagarike n'ubugingo kandi mubigire byombi kuko ni ingenzi. Ikindi muba abahanga, mu banyabwenge kuko nicyo kidukwiriye muri iyi minsi ya none. Reka ngubwo iki kiganiro cyacu niba cyakunejeje, turagushimiye kuko utureba kandi waduhaye akanya kawe kugira ngo tubane. Tuzaba ari mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Icyo gukora kizi ni ukubana natwe mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, ukagisangiza abandi niba wumva aricyo cyabamarira. Dushimiye rero aba bose tubonye, abaturi imbere, aba batwigishije, aba baduhaye ijambo, abaduhaye ubwenge, abaduhaye ibyiza. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaha umugisha, kandi niba ubazi kikaba batakibonye, ukibagezeho ubabwire ko tubashimiye, tubahaye indabyo. Uwiteka Imana yo mu ijuru ibaha imigisha itagabanutse kandi igira ijisho ryiza, izabageze mu bwami bwayo ndetse mukiri no mu isi. Imana ijye ibahundagazaho imigisha myinshi kandi myinshi cyane. Nyamara rero nkubwiye ngo ikiganiro cyacu nakagaruka, nawe ujye ufata umwanya ushimira abantu bakiriho, ubatera iteka, ubabwire uti mwarakoze kandi mwagize neza. Imana ibahe umugisha rero, tuzasubire mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Mugire umunsi mwiza. Iyi ni Braba Talk ibifurije kugubwa neza muri kumwe n'Imana. Braba Talk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije muntu kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Braba Talk.